watumye tubwirijwe na Roho we. Imana duhora duseka, Imana duhora tuyisenga, Imana duhora tuyisingiza. Toni mujye mu mayira mushakashaka barushe, mubinjize mu ngoro ye, banywe ku mazi y'ubugingo. Imana duhora duseka, Imana duhora tuyisenga, Imana duhora tuyisingiza. Imana hari igihe hari umubyeyi Mariya uhora duhamagara anaduhakira ubutitsa. Imana hari igihe Imana duhora duseka, Imana duhora tuyisenga,
aliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana. Komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe mu buzima bwanjye bwose nzingira Imana imbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana niyo nyir'ubuvunyi niyitanga imbaraga ubwo namenye kwimunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro interwa nkagwa mu cyaha nzatabaza Imana zikubita imbere yayo nahise mbabarire insubize mu nzira maze ndonka agakiza ubwo namenye kwimunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro nihoraho amahoro yawe nihoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe hari iby'ubu n'ibizaza nta kizadutanya kuko Imana yadukunze bitagira urugero byageza witanga Yesu Kristo ngo adukize ubwo namenye kwimunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro abashakashaka Imana mukomeze iyo nzira iyereka abayishaka n'umutima ukunda bimara agahinda kuba yikomeraho ubwo namenye kwikunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro nihoraho amahoro yawe nihoraho
nushakashaka Imana izakubabarira uyoboka inzira yayo ukwirangwa n'impuhwe imbabazi zayo ntizigira umupaka ubwo namenye kw'inkunda nzajya nyihungira niyo mugira niba uhoraho ari amahoro yawe niba uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza ntibasa n'imuri